Yes, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwe, abakunda gukurikira umuyoboro wa YouTube yitwa Inshuti ya Bose TV, amahoro y'Imana abe muri mwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'abavandimwe dusanzwe tuganira nabo, murabizi ko ari inshuti z'akadasohoka z'uyu muyoboro wa YouTube Inshuti ya Bose TV. Ngiye kubaha akanya kugira ngo babanze bongere babibwire. Amahoro bene data. Komere cyane. Twagarutse kose ni ngombwa ngo nongere nivugera. Barabo baje uyu munsi batari basanzwe. Abatanzi abataramenyera ndabasuhuje. Nitwa Emmanuel Niyitegeka. Byazina nyine nabasobanuriye ko Imana ari itegeka. Ariko se urumva utamaze kuba inshuti ya bose cyane rwose. Nabo barabizi cyane. Yabenshi cyane. Ibiganiro byacu nzi ko mubikunda, rero nagarutse n'ubundi harabagiye babimbwira. Naye ndavuga ati turiho hariya kugira ngo dutange inama. Amina. Reka twakire n'uyu muvandimwe wanjye uri ibumoso bwanjye, sinamuvuga n'umuntu mukuru, reka nawe yivuge atubwire amazina. Mwene data karibu. Ese shimwe amazina n'ingabo z'Alegisi n'ubundi ugarutse ubakunda cyane. Ariko kera tugisengana, ndavuga kera kujya mu materaniro yaba mu butayu haba mu byuma by'amasengesho bikemewe, ko nari nkuzi ijwi riranguruye rivuga cyane. Byagenze bite? Kubera kugenda umuntu asenga cyane rimwe na rimwe aba yasaraye, udasarara cyane, aba yasaraye. Njyewe nari ntekereje izaba ari ingaruka zo kudasenga. Oya, turacyari gusenga, turacyarimbise. Ariko wenda muranyibukije, reka ngize akantu babaza. Buriya iri hagarikwa ry'insengero n'ibyuma by'amasengesho n'abandi basengeraga mu mabuye no mu butayu muzi, buriya nta ngaruka byagize cyangwa se bizagira kubajyagayo? Ntazo. Njye mbona ntazo. Nawe ntazo? Ingaruka zirahari cyane. Gute? Ubu ngubu abo twahuraga dusenga rimwe na rimwe ari igihe duhura nabo mu nzira bafite za pirimusi mu ntoki. Ariko ingaruka idahari. Ariko reka tujyane. Bariya abantu barazinywaga za pirimusi. Noneho bakazinywa bihishe. Ariko wibuke ko Bibiliya yonyine itubwira ngo niba kubwira ngo Yesu ari hariya ku musozi, nduzajyeyo. Ntuzagize ngo handi niho tumusanga. Ariko iwawe ndi wamusanga Yesu ngabahari. Ariko arakantu wa muntu babimurimo. Arakantu uravuze uti ba bantu bari guterura primus cyangwa mitsingi ubu bari basanzwe bayinywa. Aho kantu niko birashoboka. Ariko noneho gukinga kw'isengero hamwe n'ubutayu bwagiye bufungwa, noneho baje bajya ku mugaragaro. None se ubundi bihishaga umuntu ngo abatware iki? Bazijyanaga nijoro. Nyine umuntu bazijyanaga nijoro, bihishaga abantu. Nose Imana hari ijoro ku Mana? Bihishaga amaso. Bose barasengaga. Bihishaga amaso y'abantu. Umva barasengaga. Bihishaga amaso y'abantu. Ariko Imana yo kuko itagera ihishwa ikaba ibareba. Yego. Nasuko barasengaga. Ariko hari umuntu wambwiye ngo wenda isuka ngo yimaze iminsi idahinga iratiga ubugi burashira. Nibyo cyane. Tonde ngese. Nuvuga ngo abanyamasengesho benshi ndufite kuzasanga wenda batakibashije gusenga baremaye mu buryo bw'isengero. Hari impamvu ngiye iki kintu tutari kucyumvikanaho. Nuko aho waba uri hose wasenga. Dufite icyitegererezo kuri Daniel. Yego. Daniel gusubizwa kwe yagiye mu nzu ye akinga urugi, akingura amadirishya, arangije arasenga, Imana iramusubiza. Nta mabuye yagiye. Kuvuga ngo nubwo bajya mu mabuye koko bakahura bakagira ibyo baganiraho, ariko n'ubundi gusenga ni wawe wasenga, ugaterana n'umuryango wawe mugasenga, kandi Imana ikabasubiza. Tubitandukanye rero na yasuka. Kiretse nimba wabonaga Bibiliya wagiye aho ngaho gusa. Ariko ufite Bibiliya n'ukazomera iwawe, ikibazo ni iki? Reka mbabaze kandi ikibazo kigoye mu nsubize. Ubundi gusenga
sibyo Eh, gusenga byari bitumariye iki no kudasenga byari bitumariye iki mumaze munsubiza aho hantu niba mwumvise neza mbore kugira ikindi mbabaza gusenga byari bitumariye iki no kudasenga biri kutumarira iki kugira ngo ngire ikindi kintu mbabaza ahubwo Mbere hano. nanjye reka mbere y'uko ngusubiza ubundi gusenga ni iki Alex uragisubiza gusenga ni iki gusenga ari gusenga kurimo ibyiciro bibiri, ari kubanza ukitunganya, none wamara kwitunganya ugasenga kugira ngo rya sengesho usenze ribashe kugera aho rigomba kugera, kubera ko niba umuntu agiye gusenga bisaba ngo kugira ngo abanze akuremo ibidafite umumaro, ibyo yiriwemo byose yitunganye. Iyo amaze kwitunganya yasenze rero isengesho rirazamuka, none muri rizana make igisubizo kimwe ngewe nabanga gussenga no gusaba uwo dusaba rero uwo dusenga dusaba ni Imana niyo dusenga dusaba gusenga ni ukwegerana n'Imana ukayisaba ibyo udafite ukayisaba ibyo ukeneye kandi kuko ari umubyeyi ikabiguha kuko wayisabye ntabwo ari icyo gusa gusenga rero gusenga kurimo ibice harimo gushima harimo gusaba harimo no kongera kwiragiza urumva ko kurimo ibice kandi ibyo bice byose iyo byuzuye niho isengesho riba ryuzuye. nanjye nabajije ngo gusenga byari bitumariye iki tudasenga muri ibi bihe turagira ngo tukigereho tumaze kumvikana neza kuri iki kintu. namaze kugisobanukirwa gusenga ni ugusabana, ntabwo ari ugusaba. gusenga ni ugusabana n'Imana. urakoze icyo cyumvikanye. none watubwiye ngo gusenga byari bitumariye iki? yego ngenda n'ubu abenshi batari gusenga sibyo mbese reka mvuge ngo bahombye iki ngewe ndagisubiza nahoranyije. gusenga bifite icyo bitumariye kuko bituma dusabana nyine n'Imana. urakoze cyane rero umuntu utari gusenga tubanze twumve neza ko gusenga atari ukujya mu rusengero. hari n'ujya mu rusengero ntasenge, ntabwo tubyemera. Alex bane ko byumva ariko yagiyeyo sha yahageze ku rusengero, hari igihe yinjira mu rusengero bitewe n'ibyo yakoraga bakwigisha ijambo ry'Imana rikamufata bikamutera kwihana. aho kandi urakumvise Alex avuze ako nakumvishe, ni ak'ingenzi se ni ak'ingenzi cyane. nanjye ndakemera ariko ibyo ni kurinde arawunkemera ibyo ni kurinde ubundi umuntu ukeneye cyane cyane ibyo ngibyo ni uwo twitaga umupagani. kuko uriya mupagani utazi Imana niwe ubundi uba umeze nk'utunguwe n'ijambo ry'Imana, nk'uko Sawuli yatunguwe igihe yajyaga kurenganya ubwoko bw'Imana. aratungurwa, yarazi ko ari gukorera Imana. yamaze gutungurwa burya narenganyaga Imana ntabizi. ahita ko ajya mu rusengero atangira gukorera Imana by'ukuri. nibyo byibi rero bihwanye n'ibyo Ngabonziza atubwiye. ariko ku muntu wabwirijwe ubutumwa amaze imyaka 10 mu rusengero, barahari benshi bajya mu rusengero bakavayo nta naka bacyuye. icyo rero cyatumye mvuga ngo kujya mu rusengero ntabwo abagiye mu rusengero bose bavayo basenze. kubera iki rero ajya mu rusengero akaba adasenze bituruka kuki ibyo ndi gushaka kubera iki ajya mu rusengero kuko hari n'abajya mu rusengero badukurikiye bakava ntacyo bafite ndabizi baradukurikiye. kubera iki yikora akajya mu rusengero akavayo ntagacyuye kandi baririmbye kandi babwirije kubera iki Alex? hari igihe biba bitewe n'umuntu aba abona wigishije muri urwo rusengero. ni urugero umuntu wese adashaka se kwa byo nabyo nabyumvise ngo guhabwirijeho ndashaka niyo mpamvu nafashijwe uwo udakeneye. akenshi iyo yinjiye mu rusengero akumva ngo niwe uyu munsi wa none utugezeho ijambo ry'Imana rirambuye, noneho iyo urebye atangiye kwigisha ahita yibuka ibintu yaba yaramuhemukiye, ubwo bigatuma atadafashijwe. ariko se ntabwo tuzafata nk'abaduhemukiye kandi twabahemukiye cyane barahari. hari abantu batajya bibonaho ububi ahubwo bagahora bashinja abandi ububi
urumva nabo barahari. Yego. bakumva ngo Alex ngo wari bubwirize uyu munsi ngo ngewe ngo yarampemukiye kandi wajya kureba ibyo yaguhemukiye mugasanga ntabyo ahubwo niwe wamuhe ariko wamuhemukiye. ariko njye hari ikintu kindi nibaza uriya muntu uri kubwiriza nimba ari kubwiriza iby'ukuri ari kubwiriza iby'Imana yamuhaye iby'Imana yamuhaye njye mbona uriya muntu biramureba yego wowe wakuye mu ibyawe bigukiza ko inyungu ziri kuri wowe nubikuramo none se nutamwumva ukataha gutyo we ntacyo ahomba wowe ahubwo utagize icyo wumva hari icyo uhombye. none se hari ikintu mubwira sinacyumva neza baravuze ngo hari abantu bajya babwiza bakavuga ngo urebe ibyo mbwiriza ngo nturebe ibyo nkora ibyo bintu urabisobanura wiki ibyo bintu nabwo nibyo by'ubupagani. ibyo bintu urabyumva gute ngo urebe ngo wumve ibyo mbwiriza ibyo se ariko nturebe bibaho ibyo nkora ibyo bibaho se barahari cyane bibaho babivuga se Oya, barabikora. akajya ku ruhimbi akabwiriza yarangiza avuga ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora ubwo ngo abamutegura none se uwo ntabwo aba yateguwe na Bibiliya Oya. ntabwo yateguwe n'Imana mwino ngo ubu muri iyi minsi ya none hari umuntu ushobora kwigisha ijambo ry'Imana noneho yanarirangiza yataha dutashye twagera nko kuri tere twumva ari gutukana none se ntumva nyine ko bashobora kumva ibyo avuga ntibarebe ibyo akora. uwo muntu tumushimire cyangwa tumunenge uwo ntabwo twamushimira uwo ni ukumunenga turamunenga ariko turamunenga ariko tutamuciriye ubwiteka urubanza yego kubera ko icyo yagomye kuvuga yavuye ngo nkore bandebere yego nicyo cyiza ariko impamvu mvuze ngo ntitwamucira urubanza twabonye ko twese isi turimo n'imibiri turimo ni ibyaha gusa isi yuzuye ibyaha mbese ni ibidukikije iba ni ibidukikije noneho reka tujyane njyewe reka mbabwire impamvu ikintu kivuga ubundi tubwirwa ko buri mwanya tuba dukwiye kwihana kuko mu magambo tuvuga harimo ibicumuro aboneka nk'ibicumuro uko tugenda uko tureba uko turya uko tunywa byose birimo ibicumuro reka twumve Alex numvisha tuba dukwiye kwihana buri mwanya rero higima reka tumwumve Alex kuki wahigimye yewe impamvu nahigimye uwo muntu ntabwo dukwiye kumureka kandi Bibiliya ivuga ngo duhugurane nubonaho mwene siko ikosa cyangwa se icyaha runaka yagikoze ntukamuteze abantu ahubwo mwegere umuhugure noneho niyanga guhugurwa uhamagara undi ibe niko ivuga mube babiri noneho mumuhugure niyanga noneho muhamagara abandi bantu noneho nakomeza kubyanga mumukure muri mwe kuko nta byigisho ariko tugaruka tugana ku musozo hari abantu mu rusengero ngo babaye nk'indyari ariko iki kiganiro ndumva tutarakigira ku musozo ikiganiro kirambiraba reka tuvugishe ukuri iki kiganiro ni cyiza kuko kirimo utuntu urumva ko bariya abantu babwiriza ubundi ngo Yesu hari uburyo yatoranyije abigishwa cyangwa indumwa hari uburyo azitoranyije nawe nimba ujya kubwiriza hariya hari igihe waba waratoranyijwe cyangwa se waritoye yego mu ntumwa 12 hari harimo indumwa imwe yitoye intumwa yitwa Yuda itaratora na Yesu cyane ibyo nzabaza abahanga muri uzabaza buriya Yuda yaritoye ibyo nzabaza none aritora bamugira ko ntabwo yaritoye yarabakurikiye Yuda yari yarize cyane bahitamo kubita uko ntabure gusa cyane rwose yakurikiye Yesu ariko abandi bo usome neza Bibiliya abandi bo yarababwiraga ngo nkurikira yababwiraga akabwira ngo nkurikira ntaho yigeze abwira Yuda ngo nkurikira rero n'ababwiriza harabihamagaye hari n'abahamagawe Alex iki cyumva gute harabihamagaye mu mabwiriza abo bantu bihamagaye tubamenyera ku mbuto none nizo zazindi twavugaga rero aho ngaho rero niba ari imbuto tubareberaho ni hahandi wumva ngo Yuda ubundi Yuda ni umuntu mubi Yuda akora ibintu ariko se Yuda yari mubi izina Yuda yagizwe mubi izina Yuda ntabwo ryari izina ribi ariko se gatoya ngarutse wenda mu Bisirayeli mu miryango 12 wenda gatoya tutagiye kure wasanga Yuda baramuhemukiye
bakamuha ubukontabure akarabwa tunyagwa mu byaha abakontabure bakunda amafaranga ntiyahembwa abona nariya abona yashyira mu yandi yashyira mu yandi wasanga baramuhemukiye kumukubita reka abantu twakubise imirimo urumva twakubita imirimo itari yabo none se igatuma bagwa bakamurebaho ubuhanga n'ubushomotsi afite bagahita bavuga ati uyu muntu uko byasa kose yabishobora kandi wapi bakabimukubita kandi wapi nicyo rero nakubwiye ngo ubundi Yuda ikikwereka ko yari n'umwana Bibiliya tuvuga ngo n'umwana wo kugira ute kurimbuka sibyo agomba kurimbuka ugambanira amasi ariho urubanza n'umwana wo kurimbuka noneho Yuda iyo usomye neza uwagiranye ikibazo na Yesu mbere Petero yagiranye ikibazo na Yesu kurusha uko Yuda yabaye nk'ukigirana nawe Petero yavugaga ati reka ndibishoboka ngiye sinzakwihakana nzemera nkugwa inyuma ariko yari amaze kuvuga ko hari umuntu ugiye kumugambanira Yesu nawe aramubwira ati rekeraho shahu buriya baza kunyihakana Bibiliya bifite utuntu duke ariko yaravuze ati shahu rekeraho ngaho wowe nguko ndiri bubike gatatu utanyihakanye iri bubike rimwe utamunyihakanye gatatu buriya uzi ukuntu byagenze buriya Yuda nani Petero yagiye impaka ndende na Yesu amwereka ko amukunda ariko Yesu awibona ariko wibuka ukuntu byageze abaje bamukurikira ngo reka sinamuzi uwo muntu aramwihakana burundu aramwihakana wenda none se kwihakana kumwihakana azi ko ari umwami we azi n'ibitangaza yakoze n'undi wavuze ati ndamugurisha bose se si kimwe ahubwo dore aho byatandukaniye Yuda ntiyibutse kwihana ariko se ahubwo yahisemo kwiyahura ariko Petero yahisemo abonye amaze kubikora yasutse amarira buriya tugarutse gatoya ubu koko naba ngiye gukiza abakurwanya nkabona abo ni kugukiza uri kubakiza urabashyigikiye utarenganyije Petero we wakora iki utarenganyije Petero ntiwapfumyamo gukiruka icyarengeye Petero gusa icyarengeye Petero ni uko yihannye amaze kubona ibyo Yesu yamuhanuriye akabona ari byo wenda mwavuze ngo ntitugana ku musozo turagana ku musozo kugira ngo tuzakurambira abadukurikirana live turi kureba ngo ese koko ibyo mperutse kumva nibyo ngo hari n'indyarya zisigaye ziba mu nsengero hari indyarya ngo zisigaye ziba mu nsengero ukagira pasiteri w'indyarya ukagira abaririmbyi bakaba ari indyarya mbese abakristo baragaragara ari indyarya ibyo bintu mujya mubibona ko musanzwe mwinjira mu nsengero ndagira ngo mumbwire impamvu mvuga ko mu rusengero hamwe indyarya zuzuyemo cyane nawe urabyemera wahurira ku cyumweru nawe wemera ko mu nsengero ari indyarya cyane ijana ku reka dusubize abakristo b'indyarya bajya mu nsengero bakavamo batihamye uburyarya ariko nibarimbuka ntibazabirimbuye nibo ubwabo bazaba bizi indyarya izo ndyarya usanga uzibonamo ariko indyarya zirahari ariko mu rusengero ngira ngo abapasiteri b'indyarya barahari none se reka nkubwire ukuntu bahari buriya 90 njye navuga nkunda kuvuga ntanga n'ingero 90 wenda na 3% abapasiteri bose bakorera umushahara mu buryarya ese iyo bawubuze ndubyumva bateranye se n'amakofi iyo bawubuze umushahara ntibashinga ndi madini none se sibyo si umurimo se bari gukora ugomba guhembwa nyine ndetse sibyo none rero yego icyo uvuze nicyo tuvuze ku ndyarya hari umupasiteri wize mbere indyarya ndayibutse uzi ko tubamo indyarya cyane aranshuka nyina ko turi kumwe amaze iminsi ahita mvamo ndamuhate se wowe turajyanye undaye mu rwobo urirutse nunamvanyemo ngo yanga ubwo ngubwo ngo nyine simvuze byinshi yambwiye reka nimba gikurikiye ikiganiro azamye ko yambereye indyarya hari rero n'abandi bantu baba babana mu rusengero tuvuge abaririmbyi yego abantu bicarana ku ntebe ugasanga bararyaryana
badakundanye ubundi tutanavuze cyane ku bapasiteri ubundi abantu basenga baba bakwiye gukundana ntabwo baba bakwiye kugirana uburyarya. ariko ziko mu rusengero bahereza umuntu utera ikorasi yamara kuyitera uwo bafite icyo bapfadanye simbyumva sinzi n'ibyo baba agahita asohoka ngo njye sinaririmba ku ikorasi yateye aho korari ebyiri imwe yaririmba indi yifashe yamwishe imeze gutya icyuma cyapfa cyangwa bakabicomora ese bari kwamamaza satani cyangwa bari kwamamaza izina ry'Uwiteka? icyuma cyafatisha barakomye indirimbo umusoprano yatsikira ngo yajyaga yirata ngo ngarasebye kuko mu by'ukuri hari Imana baba bari gukorera ku gitari yayicuranze ari Imana ari gukorera nawe ko wantumye neza ari Imana iri gukorera nubyica mvuge ngo urakomye ahubwo bakakwiye kugira agahinda none nabwiriza natsikira ngo aravangiwe ngo aravangiwe aho kumusengera ngo si uburyarya nta bantu benshi bagisengera abandi ku ruhimbi. Niyo mpamvu uburyarya bwabaye bwinshi. Mpamvu ubura ngo mu rusengero hamwe indyarya nyinshi habagaho ikibo cy'abakene. Ntabwo tuzi n'isano umunota cyagikuye icyo kibo. Uzinyonyokera cyabaye kirahaba cyane cy'abakene. Ikibo twe cy'abakene ntabwo dushyiraho ikibo runaka ngo cy'abakene ariko tugira isabato yitwa iy'ubutabazi. Mugatora mu sabato zingaho ubwo? Iyo sabato y'ubutabazi mu masabato angahe nyine? Kwezi buri kwezi isabato imwe y'ubutabazi buri kwezi rimwe. Mwamusobanutse iyo sabato rero y'ubutabazi iba ari iyo gufasha umuntu ufite ikibazo. Ariko se ni hose cyangwa ni iwanyu gusa? Iwacu mu itorero ry'abadivantiste amasabato 4 y'ukwezi abapanze harimo rero iy'ubutabazi. Isabato y'ubutabazi yo gufasha abantu bafite ikibazo. Ni kantu kabari urumva abo ngabo bo bari mu nzira nziza ariko icyo kibo twebwe twarakigiraga mu matora agiye atandukanye ariko nta kigihari. Ariko se koko aba ari ubutabazi koko benshi babikora ari ubutabazi cyangwa bamwe n'indyarya? Reka tuvuga kuri za ndyarya cyane indyarya zikora kugira ngo bazirebe. Indyarya n'umuntu ku giti cye buri indyarya ubundi hari gahunda iba yarashyizweho noneho muri ya gahunda hari ababikorana uburyarya ariko bidakuyeho iyo gahunda. Turabagiye inama izo ndyarya nizo nshaka tugira inama. Ibyo byaba badafasha abantu n'ibiki tuzabivuga undi munsi ahubwo dushaka kugira inama izo ndyarya zijya mu rusengero zikava zitihanye uburyarya nizo ndi gushaka tugira inama. Ariko se ubundi wagize ngo guhera ku biganiro twagiye dutangira byo gutanga inama kiriya cy'ubushuti indyarya mu nshuti byose ngira ngo nacyo twarakivuze. None se ubundi wibwira ngo abaryarya abandi ni bande? Ndigushaka cyane kandi bamugere ubundi se nubwo batabagiye gusengera uwo munsi si babandi n'ubundi bose barasenga ariko uzi ko ushobora kunyarya hanze kandi nyajya mu rusengero gusa bakwihannye tukajya mu ijuru aricyo byaba bidutwaye. Bose barasenga bari abantu twaritse uburyarya tukihana tukajya mu ijuru. Impamvu ubona mu rusengero harimo indyarya ni isahani y'umunota. Ubu ngubu hari igihe umuntu agira ikibazo na mugenzi we agahita ashaka abambari baza kumufana kuko impamvu indyarya ari nyinshi zihari buri wese ubona usanga afite abafana bamufana mu buryarya bwe. noneho wagira ngo noneho ni ikibuga insengero bazigize nk'ikibuga gikiniraho umupira. Ko gutaha buri wese azataha ukwe ubu ntabashukura buri wese uko azataha ukwe aragushuka mukaryarya mwese muzajyana. Uzi kugira ngo umuntu akubwira ati ndabashuhuje cyangwa Yesu Kristo abane namwe ngo amen itarimo baba ngo muhoberane mu rusengero mugahoberana ariko amen itari mu mutima gahoberana n'umuntu uri guhiyahekeye. Ibyo bintu mwabyihoreye bimaze iki? Reka dusore ikiganiro cyangwa se buriya yabwirizaga iki kandi yaje abwiriza mukoma amashyi bamwe abanditse akakuryaryara nyizagira arangwa ariko wumvisha ibintu yabwirije ari kubwirizaho. Ese ubundi yabwirizaga ibyo kwabwirizaga iby'Imana ngo nabwo ni uburyarya ubwo nabwo ni ubupagani. Reka tugire abantu inama wenda mu muntu umwe tubabwire ngo abantu nibajye mu rusengero bumva ijambo ry'Imana bakizwe kuko ejo si ahacu sibyo rata cyane rwose. Turi kuburyarya mwene so niba kugiriye nabi mubwire sibyo aho kugira ngo mubane umuryarya bimubwire niko bimeze
aho kugira ngo dusengane dufite amasengesho y'iminsi 3 tukayamara turyaryana wagiye ngo nange muzaguma mucunga ngo ndebe ngo amaherezo ye nakubwiye ko wampemukiye tukihanana tugasenga neza ko twese ejo atari ahacu tukigira mwebwe mu ijuru muri mu mujyi umwe wo gusenga ukamubwira ati ariko yego reka dusohoke tubabwira ngo twisubireho cyane rwose nyabone twisubireho ejo ntabwo ari ahacu usenga imana yego dukiranutse tureke uburyarya ubundi imana izaduha umugisha